Hello abakunzi ba Nom TV. Nari maze iminsi narimo ndabagezaho amakuru y'ino application ya Permise. Abenshi mwarebye video enye ziri hano kuri channel yacu, murazireba muriga. Abenshi mumaze gukora, harimo bamamagara bakambwira ati tugeze kure, tugeze mu 6,000, tugeze mu 5,000, abandi titwe ni 1,000 byaratunaniye, abandi ngo bimeze bite, kandi mwese mba nabigishirije hamwe. Gusa nyine ntago nabarenganya kuko abantu bose ntabwo bafata kimwe, ariko mujye mugerageza murebe video neza mwitonze. Ndabizi neza ko ino application mugomba kuyibyaza umusaruro. Muri video heruka nari nabasezeranije ko ngomba kubabwira task 3 zari zisigaye kugira ngo namwe mubashe kujya mumenya ngo izayizi neze ndafata task ni nze gukora ino survey. Rero ubu ngubu muri no video ngiye kubaha round 3 zisigaye. Iya mbere yo murayisanga muri video ya kabiri, izindi 3 ngiye kuzibaha muri no video. Icyo nagusaba rero no gukanda subscribe kugira ngo n'izindi video ngiye kubategura zijyanye no kuni application yikoresha uzabashe kuzibona, ndetse n'izindi app kuko nabasezeranyije ko nzababwira app 5 bivuge ngo iyi ni nyisoza mumaze kuyimenya neza ndahita mbabwira izindi. Rero kanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ninjya nshyiraho video uzajye uhita uyibona, kuko ndabizi neza ino link hari igihe waba uyikuye kuri WhatsApp, ino link hari igihe waba uyikuye kuri Facebook ndetse n'ahandi. Rero hari igihe kizagera rwose ukajya utegereza link ukayibura, ugasanga rero uracitswe kandi hari ibintu byiza wari kubona. Impamvu ngushishikariza kugira ngo kandi subscribe kugira ngo dukomeze kubana neza. Rero ntabatindiye ngiye kubanza mbereka akantu gato kuri no app umunota umwe mpite ntangira amataska mpere kuri round ya kabiri. Round ya mbere rwose nkubwira ngo genda urebe video ya kabiri urasangamo round ya mbere narayisobanuye. Ubu ngubu gisigaye ngiye kubereka izindi round 3 zisigaye. Okay, rero reka dutangire. Rero urabona ahangaha ni amataska nagiye nkora n'amafaranga bagiye bayampemberaho. Weho nuyifungura uraza guhabwa task za 30 ariko izi survey amasaha yazo niyo ngiye kubabwira. Iyi foto mubona iragaragaza withdraw proof. Aya ni amafaranga nabikuje cash out 19,900 bakaba barayampembye nyine, ara nayo mfiteho nyuma yo kubikuza. Rero reka mpere kuri round ya kabiri ubashe kuyikugira neza. Okay, ahangaha tugiye guhera kuri round ya kabiri nkuko mubibona hano muri screen yacu. Bigiye kureba ibiyigize. Saa 12 zuzuye turaza kubona ko haza bityo bita clinique. Murareba video ibanza y'ukuntu bayikora. Saa 12 n'igice haraza icyo bita restaurant nayo ukuntu bakora restaurant nicyo kintu nacyo ugomba kureba. Zirasa bivuge ngo ugomba kuba uri tayari uze gufata restaurant. Noneho saa 2 haza icyo bita public script. Iyi public script nayo kuri video ibanza ya 4 narayisobanuye ukuntu ibimeze no kuntu yikora. Then saa 3 zuzuye hakaza icyo bita street market nayo narayisobanuye muri video ya 4 ukuntu bayikora. Mbibutse ko ibi bintu ntubikora nabi bazabirejectinga uhomba ari amafaranga. Kuko urabona public script ifite amafaranga, ibifite amafaranga 300 ubundi. Iyo ubikoze nabi urayahomba yose. Bivuge ngo nakoze video yerekana ukuntu bakora task, amafoto bafata. Bivuge ngo rero nuramuka uyikurikije uzajya ubikora neza ubibone. Bivuge ngo aya masaha ugomba kuregera alarm haburaho umunota umwe kugira ngo ubone uko usevinga task. Okay, mugire tugiye kureba round ya 3 nabwo reka tumere nk'abagiye mu kandi kantu gato mberekeho gato kuri Permise dutegereje indi round ya 3. Okay, ahangaha rero ku muntu ukoresha Facebook ashatse hagenda gasura Permise app, bayita Permise contributors English niko yitwa. Ugiye ukayisacinga ugakanda like wazajya urushaho kugenda ubona amakuru. Izi ni commentaire abantu baba bagenda bapostinga, wenda nuko ntashobora ntazizuminze ngo mubashe kureba, ariko rwose baba barimo barashima ati rwose Permise tugejeje kure. N'abantu bari mu bihugu bitandukanye ku isi, ntago ari hano mu Rwanda gusa kuko Permise ikora ku isi hose.
babavuga ati rwose ni umuti imyaka 2 nyimazemo, umwaka nyimazemo, yampinduriye ubuzima, yankoreye ibitangaza, yankoreye ibintu birenze uko nge nabivuga. Mbega barayivuga bakayivuga, ukabona koko Premize niyo application y'icyerekezo wagakwiye gukoresha. Rero niyo mpamvu nawe wagakwiye gufata uno mwanya ukayibyaza umusaruro. Ugenda usure page yabo kuri Facebook, ubashe kwisomera amakomantere, nawe ntiwandika baragusubiza rwose, bafite support yihuta, then ubashe kumenya n'imikorere yayo, ubashe kuyikoresha. Gusa nyine icyo nagushishikariza, nanjye ubwanjye narayize nyimazemo igihe, nyizi neza cyane, ikibazo cyose wambazaho nakigusubiza hano muri komantere rwose. Ushobora guhita ukora komantere, ino page cyangwa se ino channel ifite abadimini benshi cyane bagomba guhita bagusubiza mu gihe gito cyane, bakagusubiza cyangwa se ukananyandikira kuri WhatsApp yanjye ubona muri description, nabwo nkagufasha rwose ukayibyaza umusaruro. Rero aya mataska cyangwa se aya marawundi ndi kubabwira muri video ya 2 nababwiye rawundi ya mbere. Iyi video nayo mbabwiye indi rawundi ya 2, ndaje mbabwire n'izindi rawundi 3 zisigaye. Kubona rawundi kumenya amasaha zizira ni ikintu cyambere kuko iyo umaze gusevinga task igisigaye no kuyikora nabwo no kumenya ukuntu yikora. Hari video ziri hano kuri channel yanjye zerekana uko bakora survey. Rero hari n'izindi ngiye kubategura zibereka neza ukuntu ukora survey, nanjye nkajya nyikora bibereka. Rero nakubwira ngo kanda subscribe. Ndabizi neza ko ino link ushaka kubikuye muri group, ushaka kuyikuye kuri Facebook n'ahandi, ariko gukanda subscribe ni byiza kugira ngo uzajye uhita ubona ibyo ngiye kubabwira cyangwa se izindi application ndimo ndavuga ku gihe. Uhita utangira, kuko iyo umuntu atangiye ikintu kare nibwo afatirana akabasha kubona inyungu kare. Rero icyo nakubwira nyine icyo nakubwira no gukanda subscribe, ikindi ugakanda no kunzogera akantu kakazogera, kuko iyo ugakanze notification uba wemeje kugira ngo nidushyiraho video uze guhita uyibona. Nkuko turi kubabwira application iyi nirangira turababwira n'izindi, kandi ukomeza uyiga hano ni kurushaho kugira experience, ukayikora ukayibwira n'inshuti zawe mukayikora neza cyane. Nyuma yaho ndababwira ingaruka ushaka kugira nazo mu gihe wakora ibintu nabi, ntabwo ati uzajye wirinda ibingibi kugira ngo batazagufungira, ariko babashije kumenya ukuntu bayikoresha. Reka twigire kuri rawundi ya 3, kuko tumaze kubona ya 2. Ya mbere muri video ya 4, ya 2 mujyeho muyirebe, kandi izi rawundi zizajya zigenda zikurikirana harangira imwe hatwe kurikiraho indi, zijya kuri rawundi ya 4 zigaruka kuri rawundi ya mbere, gutyo. Niyo mpamvu ugomba kumenya no marawundi yose. Reka tujye kuri rawundi ya 3. Okay, rawundi ya 3 rero ikaba yo igizwe n'amasurvey agera kuri 6. Bivuga ngo uko ari 6 yose yakoze 240 harimo n'izifite 300. Nzi neza ko wabona amafaranga arenga 5. So ubwo naho turatangira saa 12 n'igice. So saa 12 zuzuye hazaza icyo bita Red Cross murayizi nyine, hari ahantu batanga ibintu by'ubufasha bw'amaraso. No deni saa 12 n'igice haze kuza food shop. Muri video y'imperuka ya 4 naberetse ukuntu bakora food shop, ujyeho uyirebe, kuko bikoze nabi rwose food shop ntabwo bayiguha. Noneho saa 1 n'igice haraza kuza university currency exchange ni ahantu bakora ivunja ry'amafaranga. Nabwo murareba video nakoze yerekana currency exchange bayikora gute, se bafotora iki, bigenda bite kugira ngo nayo ubashe kuyibona. Then noneho saa 2 zuzuye baze kuzana university nayo bayikora gute. Urugero ushaka ahantu hari university ufotore n'icyapa kigaragaza koko ari university, mu gihe atari university rwose nta kintu bari bwakumarire. Noneho dukomeje saa 2:35 baratanga icyo bita fuel station nayo nta bintu byinshi cyane nayivugaho, ni station ya essence. Nayo muri video iheruka ya 3 ya 4 nabivuzeho, jyaho cyangwa ujye hano muri description ya video urebe video ya 4, video ya 2, video ya mbere, zose ziraba ziriho, uyikandeho uyirebe ubashe gusobanukirwa. Noneho bwa nyuma saa 4:05 nibwo batanga hospital urumva ni kwa muganga. Hospital agenda ureba ahantu
hari ibitaro nyine ntabwo ari ibitaro bya prive, ntabwo ari clinique, ntabwo ari kini hospital, hagomba kugaragaraho icyapa cya hospital. Ubwo naho ugende uhafate, nabwo narabyerekanye muri video ya 4, urebe kuntu hospital bayifotora, nabwo uzayikore uyisabobiting. Ndizira ko iyi ni round ya 3, mu kanya ndaje mbahe na round ya 4 ariyo ya nyuma. Bivuge ngo round ya mbere niyiza, ejo hakaza round ya 2, ejo hakaza round ya 3, ejo hakaza round ya 4, bikongera bigatangira kuri round ya mbere. Niyo mpamvu ugomba kumenya habanzi iyi hagakurikira hi hagakurikira, ese uyu munsi tugeze kuri round ya kangahe. Ibyo ngibyo ugomba kubizirikana. Reka tubanze ducishamo gake twamamaze kugira ngo dukomeza hanga. Ikintu nagira ngo mbabwire, hari abantu bafite YouTube channel, hari abantu bifuza gutunga YouTube channel. Hano kuri channel yanjye hari ama video yerekana ibintu byinshi cyane bigendanye na YouTube channel. Wajyaho nabwo ukabireba, ukazireba. Hari ukuntu bamonetizinga YouTube channel, hari ukuntu bafungura YouTube channel, hari ukuntu bafungura email nyinshi, hari ukuntu bareba ibintu byinshi cyane byo kuri YouTube. Urajyaho zigufasha. Ikindi nanone dutanga ibintu bita subscribers, tukabiha abantu, tubaha amasaha 2400 ku buryo umuntu utuganye atunga channel monetize mu gihe kitarenze ukwezi, bagatangira gukorera amafaranga kuri YouTube. Rwose aha muri description hariho WhatsApp yanjye, aho ushobora kunyandikira niba ukeneye izo service nkabasha kugufasha. Reka dukomeze na round ya 4 ariyo ya nyuma. Ahangaha rero naho kuri round ya nyuma ariyo round ya 4, nabwo igizwe n'amasurvey 6 cyangwa se amataska 4. Izo aya masurvey gusa 12 zuzuye hazi icyo bita building nyine nayo ugomba kuyikora. Uze kureba video ya 4 urebe ukuntu bakora building. Sama yazuzuye haza school nayo uburyo kikorwamo mu gihe wamaze kuyisevinga, nayo urareba video zabanje urebe kuntu ukora school. Noneho saa 1:45 haza icyo bita farumasi nayo muri video ya 4 nerekanye ingero za farumasi no kuntu bakora farumasi. Saa 3 zuzuye haza place of worship cyangwa se worship, ni ahantu basengera, ahantu hari urusengero, umusigiti n'ibindi. Nabwo hari video nakoze zerekana ukuntu bikorwa. Then saa 6 zuzuye hakaza icyo bita parks and recreation nayo narayerekanye muri video ya 4. Ibi byose nagiye mbyerekana mu mavideo yagiye abanza. Ushobora kujyaho ureba hano muri description, ujyemo uzirebe ubashe kureba uko zikorwa uzikora. Kandi ikindi uko basevinga task nabyerekanye muri video ya mbere n'iya 2 n'iya 3 narabyerekanye. Wazireba ukareba ukuntu zisevinga, kuko kuba nziguhaye uko nguko ushobora kumara icyumweru nta nimwe urafata mu gihe wapinze video ngo uzirebe. Ariko nuzireba bizagufasha kuba wahita ufata amatasika byihuse. Riranga ntegereje feedback zanyu, kumbwira uko mwabonye application, kumbwira uko murimo murazikoresha. Munyandikire commentaire, munyandikire kuri WhatsApp yanyu iri muri description. Imbogamizi zose mugira mukore comment. Hano hari admin benshi baraza kubasubiza. Kandi icyo nakubwira nuko wakanda subscribe, ukakanda no kunzogera kugira ngo na video zitaho uzajye tuzibona kugiye utarindiriye ngo baragusharinga ngo kuri WhatsApp, kuri Facebook n'ahandi, ahubwo uzajye tuyibonera direct. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye, ntegereje ko uzambira feedback z'umusaruro wa application ya Rimizo Pro. Mwe muhorana isaha n'isaha nibo bategura bino biganiro byose. Gutanda baha video ikomeza kubasobanurira na application n'izindi zose nabasezeranije. Ciao.